ubashaka duvangura ibintu byakuvanye mu cyaro. Iyo umuntu saa 11 ngaza kubwira ibyamuvanye mu cyaro. Ese gutya mwakira abantu babasuye ko ari mama yarabimbwiye ngo i Kigali nta mutima mugira. Niba bari bakuyemo. Ngenda shaka kumbwira ikintu cyakuvanye mu cyaro cyatumye uzana mu mujyi itaragana. Ibintu byanzanye mu cyaro ni ibintu bibiri byonyine. Icyambere kwiruka. Nimba ari kwiruka bakaba bageze indera ko niho biruka hano haba basaza. Noneho icya kabiri no gushaka amafaranga. Amafaranga. Ibyo bintu bibiri niba mfoto utari kubikora. Batega gataro itugenda dore n'undi nsindi kunangeza waje tarapoti. Ramfurera akaze kubunyemereye ko tubana. Nta nkwemeye ko tubana. Ngo haye icumbi rye kanya gato kujya kuri byakusana. Ukimara kubikora. Reko nkakwanyo. Abo kanze nje mbere ngiye no kuryama. Ko ndumva umutwe numva ntameze neza mu mutwe. Bro, ndewe se. Wow. Guma hanze ngo nabomeye kujya kuryama mu nzu. Uko nakubwiye ngo iki? Naho kuba hahari. Ngiye ngo uryama ku ibaraza. Nawe ntacyo koza nzaguha. Urumva? Nawe ujye unyumvira abakire b'iyi minsi. Ikindi kandi ubwire rero wakana wambuye kwaza mu bintu bingahe? Bibiri ukwirukanka n'amafaranga ugeze uvuga kubyina Ntabyo navuze. none se hano unsanze uri mu biki muri make nagiye nk'ahantu kure ni ukuvuga ko inzu zose wabibyinamo nk'aho ari mu kabari kankubwire wakana dore cyari muto ubu zino saha wakaye wahaza imyumbati amateke ndetse n'ibishyimbo ndetse ko mu cyaro ntabwo nibutse ko na mucecuru yambwiye ko ibijumba byeze ahubwo ngo bakeneye kugira ngo uzende ngo ajye kuguha ibyo. Garamfure ibyo iri kuvuga ntabyo kugira ngo urye ibijumba by'umukecuru kuba ubyukiye mu murima kabanza ugahinga nk'amayoge nka 17 byonyine nicyo ikijumba kimwe nuko gihagaze. Reka nkubwire izi saha nabaga maze kwirira inkoko yanjye gafite igahari asumwe nzajya nteka uhari uri kureba gutyo usa naye kuryana. Reka n'ubundi nakubwiye ngo ngiye ntabwo ndya byinshi. Ntabwo urya byinshi ariko ngo wongeyeho gatoya. Kuri bya bindi uzi naryaga nongeye akantu gatoya ntabwo kakubangamira rwose. Wongeye akantu gatoya wo kongerwa iminsi y'urupfu se. Reka nkubwire rero. Tajya nkutekera ibijumba. Nteko umuceri. Nawe ujye unyumvira abakire b'iyi minsi. Kandi ibyo navuye mu rugo nanze. Uko nibi byagutunze ko bugana gutya. Erega nayo nibyo byagutunze usibye ko waje mu mujyi ugahinduka. Njyewe ndakubwiye ati nkubwiye ngo ntabwo nzajya mvuga nawe ngo uvuge. Ntaribi rwose byansanye mu mujyi ndabizi rega ntubinyibutse. Ubirenza aho atarapotinze uva urahaza. Erega n'ubundi ndabizi indi byaramweru na Muhima nuko bose baje kwibera ba Muhima. Rwose mama yabyaye ibisore bibiri byose bigira inda. Ese kari ngiye yigira gusa. Ndane yawe ogayitoboka ukavemo mu ntuze. Reka nkubwire sinjye kuvugana mu byinshi nawe. Reka nigire kwiryama. Hako se waretse nge nkarya kuryama ntago byambera. Nakubwiye ngo iki? Dore uryame ka ngashya gasaya kuryama mu nzu yawe. Abakire we. Bose mama yarabimbwiye ko nta mitima mugira. Mugera inaha mukayigaburira imbwa. Ibyo ntazi. Sugura funze. Mamari we Zuhurize nyogokuru Mamari we Zuhurize nyogokuru Mamari we Zuhurize nyogokuru Mamari we Zuhurize nyogokuru Byari byiza dinyi wacu Rwanda Uzashuke disi n'aya rubanda Urubyiruko twirukira mu mahanga Twigira yuko hari ifaranga Ayisani mu rugo ntakiharuta waturutse hera Ahubwo se mwebwe muraba. Twebwe dutuye mu karitsiye ahubwo uruwahe Ntabwo nitwe Kigali aba abantu bagira impuhwe nayo siko mwese mwabaye ibisimbasha. urashaka kumenya Turutse iyo ngiyo z'abana nyahe. koko Ariko si abantu mufite i Kigali ni inyamanzwa. ari kwari muri kubona waje niki Uriya baravuga ngo icyo umutima ushaka amata. Ngo niba ari amata guranwa itabi. Nanjye sinzi ukuntu nageze naho ariko nabonye mpagira. Ibihe tabizi. Ntabwo wapfa kubimenya mwaye. Ahubwo mbaza ngo umuntu nasanze nahayanyakiriye ati.
burya rwose uri kubibona aho kugira ngo anyakirire mu nzu yavuze ati buryamye ahangaha warayase niho nirariye na kano kanya niho mbyutse niho munsanze se mani mu ntoki se upana iki ni mukuru wanjye buriya mama yari yambwiye aravuga ati umwana wanjye nshobora kuba naramubyaye ntabitekereje kuko ashobora kuba yarahindutse ahinduwe n'umujyi ariko ndabona mwese abanyamujyi atari ko mumeze da rwose bajyaga bavuga ngo abanyarwanda ngo turi bene kanyarwanda ariko ubanza hari na bene warundi simbi so wakisubiyeyo kugira ngo wicugo n'inzara hano i Kigali wakisubiyeyo erega naho nahavuye mpareba ntabwo muhinga se dore intoki ukuntu zabaye wowe Kigali ntabwo uyizi ndagukaranga urumirwa nawe ntabwo uyizi nanjye nzayimenya kandi njyewe nahavukiye wowe warahavukiye ntiwabihisemo nanjye sinahisemo kuza ahangaha kubwo kuba mbishaka nudasubira mu cyaro Kigali irakubona wowe ko itakubonye nuko nta maso igira cyangwa nuko utagaragara nuko yavukiye uraje ubu igisambo cya mbere ruharwa baraje bajye biba birumvikana ko ngiye kwitwa igisambo muri Kigali bitewe nande nino mbesire ngo ni mukuru wanjye ariko asongaye mu nzu shari mu nzu wumva abanyarwanda ukuntu twataye umuco yo gukingurira se yabyanze ngo nirarira ahangaha komanga se niba mushaka kuncisha igihanga yewe nta muntu wasanze Kigali nawe tu ahubwo uzasubireyo rwose kuko ahangaha n'imbwa zanakoze nahonze isuka ntabwo nasubiraho rwose ahubwo uzasubire uzajya ikintu wapi ntabwo nasubira mu cyaro umva karavero bakaraga inda mu mavuta ashyushye mbere nta mbere ujya kuza warambwiye ati ni ibintu bibiri kuzanye rero ndi wakoze ikosa urabyina hano none ibi ngibi ntibikibano ni abahe kusha muri abahe wowe nawe mbabone murengana ngo irye riri ntaravuga rimwe ngo bakubite uyu si umuntu ntabwo uri umuntu ntabwo uri umuntu kwe ariko nawe uretse gato uretse ntabwo uri umuntu dore igikapu cyawe tubazanye imyenda mbona bakurikira hakoze garamfure wambaburiye rwose mvuze ngo iki ntabwo byazongera zana igiti mbona ubasubira mwana wamamakarire mama yanyohereje ngo nzi Kigali wambaburiye mbona ubakurikira mvuze ngo iki cyane umva shaka karave iyi kintu yo kongeraho ni kimwe zira kujyase utangiye kwimenyereza akwereka Kigali yari Kigali ntago yizumva mu nkuru ko si mwana wa mama wambabariye kuko bitazongera genda mu mwanzo mve wiga ishuri shanga uzabagaruka numara kumenya Kigali yari yo uzagaruka nyuma y'iminsi ngahe wowe ni Kigali umva Kigali umaze kwimenyera uzazumbwire ntacyo sawa nyine ubwo mama yabonye we anyohereza niba uri gicu utazi kumenya aho waturutse uzayobore hano uharebe wirebe inzira za hano numa kwenye ukomeze uzaza nawe siho wavukiye sizo ngaho genda wakurikira se mukanyihira agacumba natwe wacu sino